Yesu ashimwe mwene data, agira ngo nkwibutse yuko uyu munsi wa none Imana ikugambireho ibyiza si bibi. Imana niyo itanga umunezero, Imana niyo itanga ibyishimo. Tujya duhura n'ibitugerageza bitari bimwe, bikatwaka umunezero wacu, bikatwaka ibyishimo byacu. Igihe turi kureba abantu tukabona ntabwo badukunze, igihe turi kureba mu kazi tukabona ntabwo biri gucamo, igihe turi kureba mu miryango tukabona ibitari kugenda neza, tubura ibyishimo, tubura umunezero, tubura amahoro, twumva ko batwanga. Iyo noneho utekereza ko wanzwe ukabona nta muntu ukikuvugisha, utekereza ko ari nta muntu ukwitayeho, ariko Uwiteka dufite imbabazi, ibyishimo biracyahari. Nawe mwishime nimunabona ibibaguye gitumo bitari bimwe na bimwe bibagerageza, ntibikabaherane, ntimugahora mu gahinda, ahubwo ujye wibuka wishime. Niko ijambo ry'Imana ribivuga, twishime nitubona ibitugerageza bituguye gitumo bitari bimwe. Arige ukubwa gitumo ugahura n'ingorane, ukarwara, ukarwaza, ukabura no gusura, ariko burya Imana ibihari, kuko n'ijambo n'ubundi riratubwira ngo tuzatangara tutabonye ubwami bw'ijuru. Kuko icyo gihe Yesu yabwiraga abantu kuvuga ngo cyagiye wansuye ndwaye ninjye wari usuye, cyagiye wagaburiye umuntu wari ushonje ninjye wagaburiye, cyagiye wambitse wari wambaye ubusa ninjye wambitse. Ariko mu gihe utabikoze burya ntabwo uba ubikoreye Yesu. Ariko icyo gihe utabibonye, utabonye uwo munezero, utabonye ibyo byishimo, uziringire Kristo wenyine gusa. Niwe banze ryo kwizerwa, niwe utuba hafi. Ariko nashaka kukubwira ngo mwongere mwishime, nawe wongere wishime, wongere unezerwe. Abantu benshi twe tuzi ko ibyishimo cyangwa umunezero cyangwa kwishima tuzishima ari uko umwaka ushize tubonye tutambutse amahoro. Ariko niba ubonye utambutse ukwezi, ubonye utambutse umunsi, ubonye utambutse nawe ukabona ibihe biri kugenda, ujye wishima unezerwe, wishimira Imana, uvuge ngo Mana ndagushimye kuba ndangije umunsi amahoro, kuba ndangije ukwezi amahoro. Ni ukuri ukwezi gutandukanye n'ibyawo, wowe utambutse amahoro. Ariko gusa n'abari mu nzu y'imbohe bakwiriye kwishima bakanezerwa, kuko igihe cyageze. Iyo kigeze arataha amahoro, agasanga mu rugo ari amahoro, bimeze neza. Ushobora kuba uri mu bitaro, ushobora kuba warakoze urugendo uri mu mahanga, cyangwa se uri mu ntara yo hirya, ukabona ugarutse amahoro. Ujye wishima unezerwe, ushimire Imana. Ni urupapuro Pawulo yandikiye Abafilipi, nawe nirwakwandikiye kugira ngo wumve icyo Umwuka ari kubwira amatorero. Ni ibice 4 umurongo wa 4 kuvuga ngo, urupapuro Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 4 umurongo wa 4 kuvuga ngo, mujye mwishimira mu mwami iminsi yose, mujye munezererwa umwami iminsi yose, mujye mugira amahoro muri mu mwami iminsi yose. Baho neza n'urugo rwawe, baho neza n'umuryango wawe, baho neza mu mirimo ukora. Waba udafite imirimo, baho neza. Waba uri umusore cyangwa umukobwa, mukeneye ubundi buzima, mubeho neza. Waba uri umupapa cyangwa umumama, mukeneye ubundi buzima, mubeho neza. Baho wishime unezerwe, kuko nawe mu b'Imana yandikiye ibyishimo urimo, mu b'Imana yandikiye ibyiza nawe urimo, mu b'Imana izagirira neza nawe urimo. Imana yibutse Mefibosheti, yarari Lodebari, ntawamurebagaho, ntawamwibukaga. Iyo kwa Makiri haba inzara, haba ubutayu, nta kazi kabayo, habaho ubuzima bukakaye. Ni ukuri niho abantu bajugunywa. Iyo hirya kwa Makiri Lodebari nta muntu ukwibuka, nta n'ukikunyuraho, nta n'ukikunezererwa, nta n'ibyishimo uba ufite, kuko uba uri mu buhungiro. Ariko Imana ikwibutse ikagukura i Lodebari, ikakugarura, yakwicazanya n'abakomeye, yakwicazanya n'abantu utari uzi ko wakicarana nabo. Wakicara mu ntebe, wahindurirwa amateka, nawe watunga imodoka, watunga ikinyabiziga, wagera kuri bya bindi wasengeye perimi igihe kirekire. Uravuga ngo Mana nuramuka uyimpaye nzagushima. Ariko igihe kirageze ngo nawe ubone ibyishimo, ubone ishimwe ry'ushima. Imana ikugiriye neza, Imana ikubakiye wa musore we, Imana ikubakira wa mukobwa we, Imana ikubakira wa mupapa we, ukabona amahoro aje mu rugo rwawe, ukabona amahoro aje ku buzima bwawe. Nawe ongera wishime, kuko Imana irabyemeye. Izera Imana ishoboye byose,
izera Imana izana umunezero, izera Imana izana ibyishimo, izera Imana agire neza. Mefibosheti ikamukura i Lodebari ikamuzana, Dawidi akamwibuka akavuga ngo mbese ntawasigaye wo mu rugo kwa Esawu, mugirire neza. None nawe Imana igiye kukugirira neza, Imana igiye kukugirira neza kugira ngo nawe wongere wishime, wongere unezerwe. Imana yagiriye neza Moridekayi, yicaraga ku marembo ari umuzamu, yirirwa arinda. Ntabwo yari azi ko Imana yamukura ku marembo ikajya kumwicaza ibwami ndani. Igihe cyarageze, mu kigeragezo nimwo Imana idukurira ibyishimo, nimwo Imana idukurira igisubizo, nimwo Imana idutabarira. Iyo ataza kugeragezwa na Hamani ntabwo yari kuzishima. Iyo avuga ngo Mana, Hamani arandembeje, ngo simushaka kongera kumubona, kumbe Imana izanyuza igisubizo kuri Hamani umwanga, abona ibyishimo biciye ku mwanzi umwanga. Niyo mpamvu nadakwiriye kwanga umwanzi wawe ngo uvuge ngo Mana ntumukeneye, dukeneye kongera kumubonaho, ngo wimuke mu mudugudu utuyemo, ngo wimuke mu kagari utuyemo, ngo wimuke mu murenge utuyemo, ngo uve mu gihugu kubera uri gutinya umwanzi. Oya, uwo mwanzi ni Imana izanyuza igisubizo. Ijuru turi kujyamo, ijuru twaharaniye, ijuru twasengeye, ngo abanzi bacu nibo bazadutangira ubuhamya, bizaca ku banzi bacu. Imana izareba imbuto twabereye, Imana izareba ineza twabagiriye. Mbese Imana izareba ukuntu twambitse abantu, Imana izareba icyo wakoze, Imana izareba umusozi wazamutse, icyo wakoreye muri uwo musozi. Niba waragezemo ufite igihombo ukagiha umuntu, cyangwa se ufite ubushobozi ukagira icyo ukora, Imana izareba icyo wakoze kugira ngo igubwami bw'ijuru. Kuko Imana yibutse Moridekayi, yibutse ko yagiriye neza umwami akamuburira, umwami yari gupfa, bituma yongera igihe cyo kubaho, bituma Imana iha igisubizo Moridekayi. Imana imukura ku marembo, iramwibuka, ajya kwicarana n'umwami, aba uwa kabiri ku mwami, aba umuntu ukomeye, arya neza, anywa neza, abaho neza, arishima, bituma n'Abisirayeli bose batabarwa. Burya Imana yadutabaye dutanga akazi, Imana yadutabaye duha abantu bagacuruza, Imana yadutabaye hari abo twambika. Nawe rero hari icyo Imana yakora kugira ngo nawe ube igisubizo cy'abandi, kugira ngo ineza yacu imenywe n'abantu bose. Icyo gihe byatumye Esiteri nawe yari umunyagano, nta buzima, ntacyo azageraho. Moridekayi se wabo, bituma Imana imwibuka. Ni ukuri nawe ajya kuba umwamikazi kwa Asuwerusi. Imana izatugira ukundi kuntu, turabiririmba tukabivuga hose tukabyamamaza, ariko isaha y'Imana nigera, Imana izakugira ukundi kuntu, Imana izakugirira neza. Imana izanye ibyishimo ku buzima bwawe. Ongera wishime, nawe ikugiriye neza nk'abandi bose. Ongera wishime, ongera unezerwe, ntutegereze kuzishima ari uko umwaka washize. Umwaka wawuza ari uwuhe? Kwezi kwawuza ari ukuhe? Umunsi wawuza ari uwuhe? Gukora kw'Imana uzi Imana ikora gute? Ahubwo igihe Imana yakoze ujye wishima unezerwe, ujye wishima unezerwe, uvuge gukomera kw'Imana ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe ongera nongeye kubivuga nti mwishime. Ndongeye ndabivuze, yewe unkurikiye, yewe uri kumva ijambo ry'Imana, aho uri hose, waba uri hanze y'igihugu, waba uri mu Rwanda, waba uri mu ntara, waba uri mu karere, waba uri mu kagari, waba uri mu mudugudu, aho uzumvira ijambo ryose uzishima unezerwe, kuko Imana iguhaye ibyishimo. Muri iki gitabo Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 4:5 nari kuvuga ngo ineza yanyemenwe n'abantu bose, urukundo rwanyu rumenwe n'abantu bose, umutima mwiza ugira umenwe n'abantu bose, imirimo myiza ukora imenwe n'abantu bose, ineza ugira mu mutima wa imenwe n'abantu bose. Abizera bamenye ineza yawe, abazakumva bose bamenye ineza yawe, abari mu mahanga bamenye ineza yawe. Umwami wacu dore ari bugufi, azanye umugisha, azanye urukundo, azanye amahoro. Umwami wacu ari bugufi, aje kukugira neza, aje kukwibuka, aje kugutabara. Umwami wacu arongera arakwibutse, ineza yawe imenwe n'abantu bose. Ongera wishime, nawe unezerwe, kuko umwami agiye kukugirira neza. Ntabwo waba utagira ineza ngo nawe uzabone ineza, ariko niba ugira neza nawe Imana ije kukugirira neza.
ongera unezerwe wishime. Mana yatabaye Moridekayi, Mana yatabaye Esiteri, Mana yibutse Mefibosheti ikabicaza ahantu hakomeye, ikabicaza ibwami nawe bigukoreye. Uwiteka Mwami turagushimye, akira icyubahiro.